basanga abagabo bari gushaka kwinjira mbega ntitugiraho tuvuga ntitugiraho tuvugira ntitugiraho turega ugasanga nyine ni ibibazo twibereyemo ariko nyine waza gutesha abanyina umutwe ugasanga bari kuduhamagara bari kudutesha umutwe kandi twatandukanye nabo rero bareka abana tukabarera ku mutekano ariko bakareka kuja bahora baduhamagara aho babarege nk'aba diaspora nyine kurukumva ikibazo dufite tujya kumva mu Rwanda baraduhamagaye ngo nakuboneye umugabo umva nta mugabo ngiye namutumye ugasanga bari kuduhamagara ngo badushakiye abagabo ngo agiye kudumpuza n'umusore cyangwa kumpuza n'umugabo watandukanye n'umugore urukumva nabwo aba diaspora nyine nabo bifitiye ikibazo ibibazo byinshi nishakira igisubizo ndi umukobwa ushoboye wiyesha agaciro inzira y'amakobwa ese we babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingaya murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making ubwo byabaye nyagucuruza amafaranga murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango 406 wanahamagara 0788543002 bitise ukajya ku rubuga wa3.ibtcfilmschool.com. Koze kunyakira ndo mama w'abana 4 banyita mwiza kamperereye mu Burayi. Icyo kibazo uri kubaza nyine cyo kuntu abantu bahohoterwa Mwiza n'umubyeyi w'abana 4 aba ku mugabane w'Uburayi. Ibibazo yahuye nabyo bitandukanye harimo kurera abana wenyine ariko byaturutse ku gushaka abagabo bagera kuri 2 bose bakamutesha umutwe bikaza kurangira yisanze ari umuryango umwana gutyo wenyine. Byagenze gute? Byaturutse he? Muhamya bwe aragaragaza akaburo n'agahinda yahuye nako ndetse n'ubuzima bugoye cyane yaciyemo nubwo muri iyi minsi yagize amahirwe yo kuba afite uburyo abana be biga ndetse nawe akaba ari guhumeka yaratoye agahenge. Mu kiganiro inzira y'amakobwa kuri uyu munsi turabagezaho ubuhamya bwa Mwiza n'inama agira abakobwa ndetse n'ababyeyi muri rusange. Amakimbirane yo mu ngo yatumye yishora mu byo gushaka imburagihe atanabiteganyije byatumye mu buzima bugoye cyane. Aragira inama abana b'abakobwa babyariye iwabo cyangwa se bashinze ingo bakiri batoya bakaba bari guhura n'ibibazo bitandukanye muri iyi minsi. Aragira inama kandi abagabo bahohotera abana b'abakobwa abangavu abagore muri rusange n'icyo bakwiye kuba bakora ndetse no kwigaya muri rusange. Umuryango we abana be babanye gute n'abagabo 2 babyaranye batandukanye. Muraza kubyumva muri ubuhamya bwe bugufi nk'uko butangarije inzira y'amakobwa. Inzira y'amakobwa n'umuryango uraje ushinga no kwigisha guhugura gutanga amakuru yuzuye ku byose bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere cyane cyane ariko no kurwanya inda ziterwa abangavu guhangana n'ibibazo by'ihohoterwa ndetse by'umwihariko kurwana n'ubwandu bushya bwa virusi itera sida. Kandi tunagaruka ku bibazo bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe mental health issues cyane cyane byatewe no gufatwa ku ngufu ndetse n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Tunagaruka kandi ku kongerera ubushobozi abana b'abakobwa n'abagore muri rusange, empowering women and girls biciye kuri platform zitandukanye za inzira y'amakobwa by'umwihariko na YouTube cyangwa se mu biganiro bitandukanye ku maradiyo na televiziyo. Mwiza
yaje gukurikira ibikorwa bya Inzira y'Amakobwa aza gusanga afite umusanzu yatanga muri sosiyete nyarwanda by'umwihariko muri Afurika muri rusange. Yifuza kuduha ubuhamya bwe ndetse no kudusangiza experience ye by'umwihariko n'amasomo yabikuyemo. Mu kiganiro kigufi mu minota itarenze 15 muraza kwiyumvira ibyo yanyuzemo n'inama atanga. Ibyiringiro Daniel, iyi ni Inzira y'Amakobwa channel ukunda. Banyita Mwiza, kamperereye mu Burayi. Wenyine kugira ngo nze mu Burayi ubwo kumva njyewe naje ndi impunzi. Ko ngende umukongomani ubusanzwe nari ndi impunzi nuko naje. Ubwo rero njye ibyambayeho nyine njyewe navukiye mu muryango w'amakimbirane. Ubwo rero biba ngombwa ko njye mbonye ntari kwiga, mbonye unshuka nyine ngagiye kunyigisha za kaminuza. Ubwo nyine ndamusanga ngira umugore, ngezeyo akanshira ku nkeke, tubyaranye abana babiri. Ubwo turatandukana. Ubwo rero mu gutandukana mpitanakira inshuti, tubyarana abana babiri. Arangije nyine kora yarari kubona nyine ko ari kunshuka, ahita nyine anyanga. Ubwo rero nyine ndera abana, kumva nyine nta rukundo rwabaye, wari ukunyangiriza gusa uransigiye abana. Ubwo rukumva mbana n'abana, ariko ngiye nabwira nk'abakobwa nyine bavutse mu muryango w'amakimbirane bakareka nyine gushukwa, kubera abantu bose ntago bose ari babi. Ubwo rero yakwemera kujya acumbika mu nshuti ze, mu bavandimwe nyine, kuko abantu bose ntago ari babi. Hari abamama beza, umuntu akemera agacumbika ariko ntasanga umuntu atazi. Bagusanga umuntu utazi umva ni ikigeragezo cya nyuma pe. Bona aribyo bituma abantu bangirika. Kubera niba mbonye iwacu nyine batishoboye ndahita musanga, nimara kumusanga nawe nyine mfate nabi. Ubwo rukumva nyine abanyiciye ubuzima. Nuko ngiye ubuzima bwanjye buhagaze. Ubwo ndera abana, umugabo wa mbere twashakanye ntawe wambyariye nyine yampaye abana. Ubwo nibyo ninjye wifasha nyine. Kubera iki Mwiza yashatse cyangwa se yishuye mu byo gushaka imburagihe, amakimbirane yo mu ngo, ibibazo bitandukanye ndetse n'ubuzima bugoye aba yaravukiyemo, biri muri bimwe mu byatumye ajya gufata icyemezo cyo gushaka, dore ko yanifuzaga gusoza amashuri ye no kuzaminuza menshi nubwo atari ko byaje kumugendekera. Kumva narishingiye nyine nkatwe twavutse mu miryango y'amakimbirane. Ubwo rukumva umukobwa ntategereza gukora ibya mariage, nyine uwakubitanye nawe nyine ufite gahunda yo gushaka. Ubwo nyine mfitanishingira, ngiye narishinga baragira bo byarakemutse. Ariko urukumva abakiri Afrika urukumva babayeho nabi nyine. Ubwo urukumva nyina usanga yateye umutwe ari ukurera wenyine, noneho na mugabo akagaruka nawe aje kumutesha umutwe. Ahubwo ngiye cyo nagira inama abagabo bo nyine bajya bagenda agenda agiye, none se ubundi ko nta kamara aje kubamarira, abari kugaruka mu nzu aza kubatesha umutwe ari kuja hehe. Abagabo bazajya bakomeza nyine bibera iyo ngiyo. Noneho ikibabaje ahubwo nuko babona byahindutse, twavuye muri ubwo bukene n'ubutindi, ugasanga yagarutse aje gutetesha, aje kutubwira neza. Iyo misi yose se bundi aba yaragiye hehe. Yewe nyine urukumva nifitiye umugisha, abana narabazanye nibanira nabo. Ubwo twakomezaga tubaza Mwiza aho ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'inda ziterwa abangavu bikomoka, by'umwihariko yatunze agatoki ababyeyi bo bafite inshingano zo gusobanurira abana babo ndetse no kubabwira byose, nubwo baba batabizi ariko bakagira amakuru y'ibanze baha abana bavukiye mu miryango yabo. Yagize ati, icyo kibazo uri kubaza nyine cyo kuntu abantu bahohoterwa, ariko cyane cyane mbona biterwa n'ababyeyi baba babigize n'uburangare. Nyine dukura batatubwira ukuntu twakwitwara, bikaba ngombwa ko twebwe abana twiyobora. Ubwo rero ukumva ni ikibazo. Ubwo nyine ibishuko abashukwa nyine bigakunda, abandi nyine bagakomeza bakarwana bakabona baratsinze. None abandi badushuka ugasanga bari kutwangiriza, n'uwihaye ngaramuzanya mugize umugore
nawe akaza nyine yamubeshe ugasanga nyine naho bipfira. Nyine impamvu nagiye gushaka ubwo urukumva nyine wari umuryango wacu w'amakimbirane. Ubwo rero niyo mpamvu nyine nabonye uwunshuka nyine ngo agiye kunyigisha. Rero ntabwo nari nzi ibyo kubaka ngo nibiki, ndamusanga nyine nyine ngo impunzi y'amakimbirane. Ubwo rero ngezeyo nyine ubwo nyine nsanga nabo uwo muryango nawe ari amakimbirane biberamo gusa. Ubwo rero ngewe naho ngiye gusubira iwacu, ngeze iwacu noneho biba bibi. Mva kubana nabi wacu biranga, tubana nabi. Ubwo rero nuko byagenze. Ingaruka byangizeho nyine urukumva nyine nagize stress. Ubwo nyine imibanire yo kubana n'abandi, ubwo urukumva hari abantu ntayambana nabo nk'umuntu uvuga nabi, ntago njya numva uwo muntu nabana nawe. Societe mbamo nyine mbana n'abantu bavuga neza, uvuga nabi sinjya mbana nawe. Ubwo nyine nizo ngaruka zangizeho. Noneho ikitubabaje ubwo nkatwe twatandukanye n'abo bagabo, ukugira ngo we azakundane n'abana be, ashaka abana avugane nabo, ahubwo baza gutesha ba nyina umutwe. Ugasanga bari kuduhamagara, bari kudutesha umutwe kandi twatandukanye nabo. Ubwo rero bareka abana tukabarera ku mutekano, ariko bakareka kuja bahora baduhamagara. Bari kuduhamagara badushaka hiki, parike kuduhamagara turira abana. Ntibigira ingaruka ku bana babyaye cyangwa se umubyeyi uba ugiye mu rushako imburagihe cyangwa atabiteguye muri rusange, ahubwo n'umuryango mugari by'umwihariko aho aba yarashatse nko kwaba nyirabukwe ndetse no mu bandi asanze muri uwo muryango nk'abaramukazi be cyangwa se n'abavandimwe b'umugabo we, nabyo biba ibindi tudasize n'abavandimwe by'umwihariko bamushinza kuba aba yaragiye gushaka ahantu habi. Dore uko Mwiza akomeza asobanura urugamba yahuye narwo mu muryango yashatsemo. Urabizi muri famiye umuntu hari abavuka muri famiye nziza, hari n'abavuka muri famiye mbi. Noneho hari nk'abakecuru, abatate barera abuzukuru bakababwira neza, bakabatetesha. Ubu rero ibintu pe byarahindutse. Ubu ngubu umukecuru nka nyina w'umuhungu nyine twabyaranye usanga namubereye, mbega mba namubereye nka mukeba. Ntago yumva ko umuhungu we yamfasha, we abashaka nyine ngo tubane nabi tujyane, kandi ntago ari byiza. Noneho hari na famiye nziza, ubu rero nabo nyine bibanira neza. Hari n'ababana nabi rero nyine babana nyine ntibamenye batate wabo, kuko nyine niba iyo famiye batamenye abana, ubwo urukumva abana ntago bamenye umuryango. Abana nyine ni ukwibanira na nyina gusa. Ariko nyine ahubwo ikindi kigaragazo dufite, tugira abagabo bo ku ruhande, abasore bagashaka kutwinjirira. Ubwo rero nabyo ni ikibazo. Ubwo buri abagore ngiye inama nababwira n'abakobwa babyaye, umva bahagarare pe gitwari, kuko abagabo bo hirya bashaka kutwinjirira, kuza kutwangiriza. Ubwo rero ni ikibazo. Ubwo nyine kubera ntitugira imiryango iturengera, usanga ari nka musaza wanje, umva nawe ashaka kunsahura n'utwe nifitiye. Iwacu ntituvuga rumwe, ugasanga abagabo bari gushaka kwinjira, mbega ntitugira aho tuvuga, ntitugira aho tuvugira, ntitugira aho turega. Ugasanga nyine ni ibibazo twibereyemo. Gukomeza gusiragizwa ndetse no kubuzwa umutekano, abazwa nimba ashobora kuzongera gushaka cyangwa se bamuhamagara amubwira ko bamuboneye abandi bagabo, ni bimwe mu bikomeza kumubangamira by'umwihariko mu bijyanye na mental health cyangwa se ubuzima bwe bwo mu mutwe. Babatesha umutwe cyane cyane n'abandi bagore bagenzi be babaho. By'umwihariko atunga agatoki abari mu bice bitandukanye bitwa ko ari abadiaspora ngo babashakirwa abagabo. Kurukumva ikibazo dufite, tujya kumva mu Rwanda baraduhamagaye ngo nakuboneye umugabo. Umva nta mugabo ngiye namutumye, ugasanga bari kuduhamagara ngo badushakiye abagabo, ngo agiye kudumpuza n'umusore cyangwa agiye kumpuza n'umugabo watandukanye n'umugore. Urukumva nabwo abadiaspora nyine nabo bifitiye ikibazo. Uko kuduhamagara nyine ngo bari kuduhuza n'abantu, twebwe twabatumye abagabo? Ntago twabatumye abagabo pe. Ubwo rero ngiyewe nyine ku bakobwa nyine bakomeze bitwarike nyine bicunge.
none siko babana bonye nyine urega buri muntu aba yabonye n'urugero nyine muri quartier akabona umuntu wabyaye nyine akabona ukuntu byamubereye bibi nyine bajya bakomeza nyine nabo bicunga kuko buno umuntu no kwicunga pe bimaze gutera indi ntambwe ubwo rero nyine ku bagabo nyine batwangiriza umva batureke haba diaspora ubwo buriya baba bari kuduhamagara baduhamagara ngo nakuboneye umugabo ngiye kuguhuza n'umugabo ngiye hari umugabo mba namutumye gore nicyo ngicyo kibazo cyane nahasanze muri diaspora ngo bajya bampamagara mfite nimero z'abantu bampamagara ngo bamboneye umugabo kandi nta mugabo nabatumye ahubwo hari ikindi nari nibagiye kuvuga ku bagabo nyine umugabo azana umugore yamara kumugeza mu rugo ugasanga amuhereje famiye ye ugasanga bamusuzuguye mbega niyo mpamvu tunatandukana iyo dusanze nyine famiye yabo bari kuza kudufatanya n'umugabo ugasanga nyine bari kutugerageza n'ibigeragezo gusa ubwo rero ntago ari byiza wajuza n'umugore umuzanye ugiye kumutunga ukareka kumushumiriza bene wanyu basanga nyine mbashiki be umva baramusuzugura ni ibintu bibabaje pe webye ngibyo pe abantu bazajya bagerageza niba uzanye uwo mugore wawe uje umutunga uje kumutungana na bashiki bawe ariko ubundi ntaje mureka nyine tukabana neza uri kunzanira abashiki bawe kugira ngo bigende gute ngewe nyine natanga urugero mfite muramukazi wanjye nyine menyero wanatumye ntandukana n'umugabo yagajaza nyine umusaza bakamutetesha ubu rero pe niwe wanatumye nduvamo agashaka kugira ngo nyine yiharire musaza we gute ngewe nanjye nari naseze basaza banjye abazana mushiki we kugira ngo bigende gute kubana n'abantu ni byiza noneho nkatwe abadamu tuba twarugezemo ubabera neza ugasanga barakujagaraye nyine bagashaka kuvogera noneho abana banabi nabwo wareka kugira ngo bakuvogere ngo banabi ubwo rero sinzi ikintu tuzakorera nyine nk'iyo miryango iyo miryango nyine iretse umuntu akubaka n'umugabo we abaza kwivanga mu biki nubwo abakobwa benshi cyane cyane ababyaye imburagihe batabiteganyije akenshi bidaterwa n'amahitamo yabo ahubwo biterwa n'ubuzima babayemo cyangwa se no gushukwa mwiza arabagira inama y'uko badakwiye kujugunya abana babo cyangwa se ngo babiture iyo nabi n'ibyo bikomere bahuriyemo nabyo nk'uko kubyara ko ahubwo bakwiye kwita ku bana babo ubwo rero nyine ngiye inama natanga nyine ku bakobwa nyine babyara ugasanga abana babo babafashe nabi bajya bafata neza kuko umwana nyine ejo hazaza nyine abazangirira akamaro mu gufata abana neza icyo ngicyo natanga nyine ku rugero rw'ababyeyi kuko nanjye ndera abana bane pe kandi mbarera ngiye nyine bameze neza bafite uburere nta kibazo mwiza none subu abagabo babiri babanye bate abana bane yabyaye ku bagabo babiri batandukanye babanye bate na base wabo ko bari mu bihugu bitandukanye imyitwarire yabo imibereho communication byo bihagaze bite ubwo urukumva umugabo nyine iyo twatandukanye ntabwo twongera kubana kumva nyine abantu buno buri muntu bari mu gihugu cyenda ka bari mu gihugu cye amahuriro sabarayahe wenda uwo mwana nyine bazabonana ariko ngiyewe ntago bajya bongera kuza mu buzima bwacu cyangwa n'uwo muhungu wabyaye nyine ubwo urukumva yamaze kubyara akaba adashoboye kurera ubwo urukumva nyine abatandukanye n'abo bana nyine ubwo abo bana nyine igihe bazaba wenda ari abasore cyangwa ari n'inkumi ubwo nyine nuko nguko bongera guhura ariko nka nyina w'abana ntabwo twongera guhura n'abo bagabo biba byarangiye turabasezerera baba bavuye mu buzima bwacu ngewe kubera abo ngabo pe twananirana ahubwo nagira inama nyine wenda batari bagwa muri ibyo byaha nyine yaba yanabyaye akita kuri uwo mwana abazi ngo uwo mwana ninde uzamwitaho ariko kugira ngo ubane n'umwana utakuzi kandi umwana ari uwawe urukumva ni ikibazo
jewe abanje n'abavanye mu buzima bwanjye akuru kumva abagenzi banjye ukumva baracyafite ikibazo hari igihe umuntu abyarana n'umuntu baturanye ugasanga umva na makimbirane agahora mutesha umutwe yengiriye inama abo basore cyangwa abo bagabo babyara nyine byiza babireka cyangwa se abana mubyaye akamurera bakabana neza bakumvikana kuko nyine ababyara bakabana abana neza nibo baki wababara kuko n'umubare mukeya ariko benshi baricecekera umva natwe tukabagirira ibanga noneho abagore bo cyangwa abakobwa hari abo nyine twiherera nyine tukarera abo bana bonyine ubundi ise nyine simuvuge nkamureka kandi akampohotera akaza kuntuka akaza kunteza bene wabo ako gute ubyara umwana ukaja no kumwerekana muri famiye utanamurera ibyo ngibyo bazabireke mwiza arasoza ashimira umuryango Inzira y'Amakobwa ku musanzu utanga wo gukebura ababyeyi ndetse no gukangurira urubyiruko kwirinda ndetse no kwifata kandi aragira inama abakobwa cyakora by'umwihariko arabwira ababyeyi ko badakwiye kugendera mu bihe bya kera bakamenya aho ibihe bigeze bakaba babera amaso abana b'abakobwa ndetse n'ingimbi muri rusange. Murakoze nanjye nyine mwakoze kunganiriza ni ugukomeza nyine tukigisha abagenzi bacu umva niba ari umubyeyi wabyaye abakobwa umva akabahereza amabwiriza akabigisha ntitwongere kurangara muri viziyo tugezemo twebwe abakobwa ukumva twaciye ubwenge ntabwo tumeze nk'igihe cy'abamama kera mama kera nyine yabonaga agaburiye umwana ubwo byarangiye ariko ubu ngubu kubera nyine hari amahohotera ubwo nyine ufite abakobwa yabagira inama akabayobora neza nyine tukaba inshuti hamwe n'abana niko abamama nyine niko bigomba kumera ngiye niyo nama natanga namwe nyine nkamwe b'abayobozi nyine mukatugira inama nyine mugakomeza mukigisha none se niko bimeze. Inzira y'Amakobwa turagushimiye cyane ko ukurikiye n'ubuhamya bwa Mwiza umubyeyi twifuza ko nawe wakomeza gutanga umusanzu wawe mu kurwanya ihohoterwa rikorewe cyangwa se rishingiye ku gitsina cyane cyane ukadufasha mu rugamba turimo rwo kurwanya inda ziterwa abangavu ndetse n'inda zidateguwe mu rubyiruko guhangana n'ubwandu bushya bwa virusi itera sida ni bimwe mu bibazo by'ingutu bibangamiye umuryango nyarwanda muri rusange by'umwihariko icyakora no ku isi hose birimo ariko turifuza ko twagira umuryango usobanukiwe ndetse unashikamye mu byo kumenya no gusobanukirwa ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Turagushimiye cyane, andika igitekerezo cyawe muri komenti utubwire ukumvisha ubuhamya ndetse n'umusanzu wawe wumva watanga, ikindi usangize abandi bantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ubuhamya ndetse n'ubutumwa bwa Inzira y'Amakobwa. Nimba utarakoze subscribe kuri channel Inzira y'Amakobwa ukande aho handitse ngo subscribe unakande kunzogera kugira ngo ibiganiro n'ibyo tunyuza ahangaha ku Inzira y'Amakobwa bijye bikugeraho uwa mbere. Turagushimiye cyane ko ubanye natwe. Nitwa Byiringiro Daniel, uyu ni umuryango Inzira y'Amakobwa. ariko akaga kabaho rwose. ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodeshe imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nkaho birimo kuba. hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamico si uko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho ntabwo ashakisha. ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga
urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC Production. Kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC Production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC Production ni Kigali kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788 55 80 94.